nahoze ndondora diweri y'abantu bari gushwana hano ku mbuga nkoranyambaga sibyo nko muri estimation y'uyu mwaka papa nikanze narebye hari uwitwa Scovia n'uwitwa Rugagi bakozanyijeho sibyo ndeba uwitwa Apotre Mignone n'uwitwa Julienne Kabanda bakozanyaho kwaje sibyo mu buryo butagaragara ariko bakozanyijeho za Marawi murabizi kugeza ubwo bamwe ngo bitwa abanyamara uri kumva ndeba uwitwa Kasuku uri kumva ndeba n'uwitwa Chita bari gukozanyaho ndeba uwitwa Yago uri kumva ndeba n'uwitwa Sabe bari gukozanyaho sibyo ndeba uwitwa Papa Bitangaza n'uwitwa Pastor Claude n'induru uwitwa Mutesi n'uwitwa Ezekiel ni Sereri ndareba ndicara ndavuga ari kubundi nyamara hari igihe tushobora kuvuga ngo Muvunyi ngo yarasaze uriya wo kuri ADPR nyamara bo buro zafungutse ari benshi kuba tutavuga ijambo ry'Imana riturimo kwihesha agaciro biturimo Yesu Kristo uri muri twebwe nta twemerera kuvuga ibintu ibyo ari byo byose ariko aho bigeze ndashaka kubwira ko ngiye kugukubita ku buryo utazongera kurinya ku muhanda abo ngiye kugeza uyu munsi none usibye no kuba Elize yasohoye muri rusengero kuba byonyine ubundi bitana mutwereka ubundi abagomba Elize none dusobanurira aho ngaho banza nyine arasaba imbabazi ziye kuko nago wambwira abantu nakubwiye ngo umwe ni pastor n'undi bamwita pastor niba ubwabo badasoboye gusoma ijambo ry'Imana ngo riba guiding kugera ku rwego umwe ahamagara ngo ariko niba ari umuntu wagowe mu matwi y'aba YouTube ni BCL docteur yaragowe pe utatse wese ati ndahamagara BCL cyo kazareka amabwira ibi ntago ndi guhanura nanarize munyumve neza sibyo nago umuntu witwa Pastor Claude uri kumva niyo afite urugendo rwo kuri iyi mihanda nadahindura ingamba uyu mwaka ushobora gusoza kabisa atakiriho bitamereye neza ku mihanda pe ubundi yaba nuza empire cyangwa se umuntu ku giti cye kugira ngo agire decree bitangira nk'ibi bya Pastor Claude zareba inyamaswa iyo bari kuyisakuriza bayivumbuye nyine yabaye umuhigo ubundi kigoreka ko igiye gupfa n'induru z'abayireba iri guhunga Claude nawe akwiye kureba competitive enemies sibyo yego nabandi birwana bahora mu ngendo za buri munsi zidashira sibyo abandi banakuye kwicara kwitorwa ndi kumugira inama kugira ngo niyumva inama azikurikiza manza kuri atasi yarebe ikipe ari gukina nayo yariyo uri umuntu ashobora kugukoma uri kumva kamubwire abo bitwa competitive enemies kuntu bakora umugabo bita Nehemiya niwe wajya wubaka yego yapfa kuba kiyavuye oya ahubwo ari ngiye yubaka bakaza bakabisenya yarabwakaga bagahirika ageze aravuga ati ibi ntabyo abantu ndafata umwika ariko ni inkota ni birabya Elize kukerize we none nibeho bigeze abona ko bimubangamiye mutamureka none agafata inkota akavuga ati akanyafunda ajya nkakunyuzaho Yes, reka nanye gusuza dukurikiye n'ibyacu bikomeye cyane kumugaratse kuba natwe mwanya nk'uyu ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel ndi kumwe na Prince Robert kuri kamera nishimiye kongera kubana nawe nane nishimiye kubana nawe uraho neza Roba ndamahoro ndashima Imana kuri Yada ibintu ni amahoro Yada n'abayada turaho yego shobundi nabonaga muri ADPR ngo hari abantu barimo ngo bafatanye mu mashingu ariko amakuru nuko nyine byaje kurangira ngo umwe ari umurwayi wo mu mutwe sharara amakuru ni maremare uri abantu ari umuntu umwe twigeze kuganira mbwira ukuntu bamugize umusazi neza birinda bamujyana indera ababyeyi be bamuhoye kwanga umusore kati ntago waba uri muzima ngo wanga umuntu nk'uyu bamujyana indera wowe ese ugiye kuvuga ko bamurwaje ku ngufu Muvunyi nawe bamurwaje ku ngufu ntabyo uzi oya ntabyo nzi bamurwaje ku ngufu uramukire da nose bakaba barapfaga iki harimo amatiku y'abakire suzi ko abakire barwanisha amafaranga byakanga bagakiraho imbaraga ariya rero harimo amatiku y'abakire Muvunyi ni umukire Evo uriya warwanye se
umukire ukomeye iminsi yashize si yaragiye no kutwihera akazi reka da isi yashize yagiye hakazana akaduha yenda gushinga radiyo yitwa Excellence Radio TV. none se ni gute baje kumuhindura umusazi? nyine aba yabaye umusazi mbasha akora nanone singaye n'abavuze umusazi yagana umunani kurwanira mu rusengero yego ni inzu nk'izindi naho naringeze nyine umuntu wese ushobora kugera ku rwego rwo gufatana n'undi mu mashati mu rusengero reaction yari yose yaba yagize naho ataba ari umusazi normal aba ari umusazi mu bundi buryo haba harimo ikindi kintu harimo akandi kantu kandi nta nubwo ari nuriye ase ntabwo ujya ukurikira amakuru ubu amakuru avuga yuko nibura abana umwe hejuru cyane burozi bazatangiye gufunguka none se reka nkubaze ikibazo wabonye intambara iri hagati y'uwitwa Claude sibyo n'uwitwa Elise usibye ko wenda ari insengero ziri online umwe se evangelist undi akaba pasiteri none se biriya bitaniye ariko nawe ngo bamwita pasiteri n'ubundi none biriya byo bitaniye he nuko abantu bajya mu rusengero bakarwana niba YouTube channel zabo zarejwe kuvuga ubutumwa bwiza sabo mu gisata cy'iyobokamana bakaba umwe avuga ati reka nkoresha icyitwa mpangara nguhangare munyuzeho akanyafu byo nabonye ari mpangara nguhangare pe none se bitandukaniye rega ari ibintu tugira intambara atari intambara abuze ababone ugira ngo ntibari kurwana uburiza kurwana ni iki Yesu bamubajije akantu keza asobanura ukuntu yaje gusoza amategeko aravuga ngo Mose yarababwira ngo umuntu nasambana mutera amabuye noneho ngiye mu rwego rwo kugira ngo mwumve ko ari njye asohoreramo amategeko ari njye usohoza gukiranuka kose n'utekereje mu mutima we aba already yarangije kugira gute gusambana kubikora none se ubu ari muvunyi warwaniye Nyarugenge ari na Elize wicara ku Isaro TV na Pastor Claude akicara ku Ikaze TV umwaga ahantu undi ibyo bambariyeho sinzi niba wabyumvishije ngo niwe ngo agiye kumukubita ngo ku buryo ngo atazajya ibintu numvishe yes bitaniye he twarangiza ngo tugiye iwacu mw'ijoro muze mwisigara Matayo 26 umurongo wa 51 kugeza mu 56 icyo gice uri kumva havuga ukuntu umuntu witwa Petero ajyanye n'umwami Yesu sibyo ngabonye bagiye kumusingira avuga ati uzabaze nyene umuziroti inkota ugutwi hasi yego sikuru umwami Yesu yamubwiye abwiye ngo intambara turwana ntabwo ari iz'umubiri sibyo afata ugutwi aronyagira gute agusubiza avuga ati nawe subiza inkota muki urwubati rero ibi cyahoze ari inzu y'Imana uri kumva abantu bakirwaniramo kandi n'icyitwa inzu y'Imana by'ukuri ari mwene data twahoze tuganira Imana imumugisha yagize iyerekwa rikomeye ngo yabonye abana b'abahungu batatu ngo babiri ari abanyamahanga hanyuma umwana umwe ari umunyarwanda ngo abona bafite bya bitabi binini bya shisha subizi bimwe byaciwe bimwe byaciwe ngo abona abo banyamahanga bari kubitumura barangije bahereza uwa munyarwanda avuga ngo nawe natumure ngo baragenda mu kugaruka bagaruka ngo bona bikoreye nk'ibyatsi binini byababereye umutwaro uri kumva ngo ijwi riramubwira ngo niba hari isengesho uzamura unabwire n'abandi bene wacu ubwo ndabivuze kuko we ataba kuri mbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu babyumve neza abantu bakwiye kwicara bagasenga cyane cyane basengera urubyiruko rwacu rw'u Rwanda buri karitsiye niba utuye muri iriya karitsiye nawe ukaba utuye muri iyi karitsiye ibyo kuvuga ngo nta muntu usengera undi ni ukuri biravanga umuvandimwe avukira gukura undi mu makuba buri wese akwiye kwicara agasengera mugenzi we ubwo nubwo ngo natwe tuba hano kuri izi mbuga nkoranyambaga sibyo dukwiye gupfukamira bene wacu bazibaho kuko ibintu bigize gute birakaza nahoze ndondora diweri y'abantu bari gushwana hano ku mbuga nkoranyambaga sibyo
nko muri estimation y'uyu mwaka papa nikanze na wiki nuko narebye hari uwitwa Scovia n'uwitwa Rugagi bakozanyijeho siga ndeba uwitwa Apotre Mignone n'uwitwa Julien Kabanda bakozanyaho kwaje siga mu buryo butagaragara ariko bakozanyijeho za Marawi murabizi kugeza ubwo bamwe ngo bitwa abanyamara uri kumva ndeba uwitwa Kasuku uri kumva ndeba n'uwitwa Chita bari gukozanyaho ndeba uwitwa Yago uri kumva ndeba n'uwitwa Sabe bari gukozanyaho sibyo ndeba uwitwa Papa Bitangaza n'uwitwa Pastor Claude n'induru uwitwa Mutesi n'uwitwa Ezekiel ni Sereri ndareba ndicara ndavuga ariko ubundi nyamara hari igihe tushobora kuvuga ngo Muvunyi ngo yarasaze uriya wo kuri ADPR nyamara bo buro zafungutse ari benshi hakwiriye ikiza ko abatekinisiye bagerageza kuzifunga ubwo ndi kuvugira mu mvugo ariko bumva icyo bavuga hakwiye abatekinisiye bagerageza kuzifunga none ndebera nahoze ndeba n'uwirerize n'uyu Claude nabo zafungutse reka tujye tubakiriye ariko wowe reka nkubwire ngiye ariko muri intuza hari amagambo yantunguye yego weburetse reka wumva aka kantu uyu ni Elize aho yari arimo kuvuga kuri Claude sinzi ngiye nta nubwo nzi impamvu yari atumye agaruka kuri Claude kandi Claude ataraherutse kumuvuga yego yigeze kumuvuga rigira gute numvishe Elize anavuga ko ngo yagiye kumurega muri za ribu nabonye utaradukinira ayo majwi aba banyarwanda bose bashwana ni ukuri kw'iyo mu ijuru nubwo kurahira biteme bapfa ubusa nka Beifu etse wumve yego ngiye kugukubita koro ntutekereze ko tutagira umunwa wo kuvuga kuba tutavuga ijambo ry'Imana riturimo kwihesha agaciro biturimo Yesu Kristo uri muri twebwe ntatwemerera kuvuga ibintu ibyo ari byo byose ariko aho bigeze ndashaka kubwira ko ngiye kugukubita ku buryo utazongera kurinya ku muhanda abo ngiye kugeza uyu munsi none usibye no kuba Elize yasohoye muri runo rusengero kuba byonyine ubundi bitanamutwereka ubundi abagomba Elize none dusobanurira aho ngaho banza nyine arasaba imbabazi ziye Mario jewe nyine reka nkwe turi mu kiganiro ntuza muri suka uyu turi mu kiganiro mubwira ijambo rimwe n'ahandi yajya n'urusengero rwose ruzamwakira rundi n'icyumba yafata icyo aricyo yaba ari sale naho ntibizamuhira noneho ngewe ndavuze kandi bimbivuze kugira ngo ajye kunega muri ribu tuzahahurira kandi nababara oya nidushaka tugarukira mwatigiye kugukubita kugeza ubwo utazongera kujya unya ku muhanda ni imihanda se simuyizi si iyi ngiyi none se ariko se nanone buriya muvandimwe igihuru iyo kigiye kubyara igihunyira urakireba ukakimenya ndakurahira ndakubwiza ukuri hari ukuntu bano bahanuzi nubwo byivanze bamwe bajya bahanura ariko kumva ibintu bahanura ni ukuri si hari abantu bagiye bahanura bati mugiye kuzabona za YouTube channel zimwe zigenda zivaho zisibwa ntago aba bantu babeshyaga sibyo aya madini asanzwe bajya kuyashyiraho ifunguzo n'induru nk'izi ngizi kabisa na za YouTube channel nazo mu minsi mike bizagenda gutya azo baraza kujya bashyiramo ingufuri zirajyamo ingufuri zirajyamo kuko nago wambwira abantu nakubwiye ngo umwe ni pasteur n'undi bamwita pasteur sibyo niba ubwo badasoboye gusoma ijambo ry'Imana ngo riba guiding kugera ku rwego umwe ahamagara ngo ariko niba ari umuntu wagowe mu matwi y'aba YouTube ni BCL docteur naragowe pe utatse wese ati ndahamagara BCL uri kumva ndahamagara docteur murangira akose ariko buriya reka nkubwire maze kubona ko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana none nanjye I confirm uburyo bwose bayoboramo kuko nka reaction z'abantu uriya muyobozi yaza ko ari wa muyobozi ugira reaction ziri rapide n'amabi y'abitwa abakozi b'Imana cyo kaza reka mabwira ibi ntago ndi guhanura nanarize munyumve neza sibyo ntago umuntu witwa Pastor Claude uri kumva niba afite urugendo rwo kuri iyi mihanda nadahindura ingamba uyu mwaka ushobora gusoza kabisa atakiriho bitamereye neza ku mihanda pe narakubwiye ngo umuntu
nawe yabaga arimo nyine ubwo batangiye kwirumanaho nk'inkoko nk'inzoka yiruma umurizo. Umuntu Ezekiyeli yasakurije Justin Claude. Uwo muntu aba arangiye uburyo ubwo ari bwo bwose. Rero kuva bamuhindukiranye hiyongeyemo na wa wundi harya bamwita Empire Bosco Empire yego. Uri kumva iyo baguhindukiranye shaka bisa nana kabaka bazageza mu kwa gatatu. Simvuze ko abantu bangurikiye banyumve neza, umuntu ashobora gukomeza gukora sibyo ariko yararangiye. Muri swari hari icyo bita nuza shit cyangwa se déchéance reka uri kumva decree. Ubundi yaba nuza Empire cyangwa se umuntu ku giti cye kugira ngo agire decree bitangira nk'ibi bya Pastor Claude. Zareba inyamaswa iyo bari kuyisakuriza bayivumbuye nyine yabaye umuhigo, ubundi kigoreka ko igiye gupfa n'induru z'abayireba iri guhunga. Ariko Claude no kuvuga kwe kugera ku rwego wamuganiriza afata akanyafa kazitura sibyo kanderize nawe atoroshye hewe uri kumva kagafatane tujye tuvugisha ko hari ukuntu wa mwana muragukubita akavuga ati cara hasi tega nkukubite kabisa nkubita akanya nkukubite nkukira akanya. Ariko burya ngo habanje papa bitangaza papa bitangaza no habanje kumunyuza akanyafu keza. Urumva hari akantu kayaga katubaho kera kari kuba nko kuri Claude. Kera tukiri abana habaga harimo nk'umwana ukunda gusabota abandi kubendereza kurwana nabo uri kumva wamureka muri nko mu rugo nk'abantu barerwa ahantu hari abana benshi kuwe uwo mwana nyine ababyeyi bamukunda niba ubaha amakuru y'amafuti y'abandi wamukora hagahita bagukubita. Uzi ukuntu byagendaga baracungaga mukajya nko mu gishanga mugiye kuvoma cyangwa se mu ishyamba gutashya mwagera ahantu ababyeyi batari abantu benshi ko gatumva ushize mu rushyi uko bise inkoni ugize ku buryo nibyo biri kuba kuri Claude. Nese uyu munsi urabona yamenya arwanira he ko ahubwo n'abandi batavugaga baramanuka. Kandi ikindi hari urawana waze ngubya Bosco Empire yavuze akantu ni numvise ikiganiro cye aravuga ati ninjye ufite gahunda yo kukugarura. abwira Claude ati ku mihanda buriya Claude hari reka ngiye mugira inama sibyo akwiye kwicara uri kumva akuza icyo ni icyambere akareba angere y'abamukubita bamukubitisha iki sibyo akagikosora. Buriya iyo abantu bagukubita bagukubitira mu ntege nke zabo buriya se ahantu ufite imbaraga araga abantu bagukubita. None Claude ko abantu abavuga bose baragira bati abantu bari baragutinya ariko nta kirimo uyu nyine ubwo inuza batangiye kuyibona amabuna. Buriya inkende batangiye kuyibona amabuna. Rega Pastor Claude afite ndabita abanzi ariko reka mbivuge muri sense ya enemy. Ndakubwira impamvu sinzi niba uzi types of enemies kandi ndikubwire leta mbikubwira. Claude afite abanzi baturuka ahantu hatatu. Afite abanzi bahashize ubwo naba pasiteri benshi bagiye bafungirwa isengero abandi agahemukira babitse ibyo bintu. Afite present enemies abanzi b'uyu munsi. Afite n'aba futures enemies future kandi ataranayigeramo none buriya mu bijyanye no kugira abanzi habamo ibyiciro bine bikomeye. Harimo abo bita free enemies. Ako free enemies sindi uri kumva kariko nakitwa inshuti banze. Buriya my dear umwanzi wawe wa mbere nko kwijambo ry'Imana bangu wiringira umwana w'umuntu avumwe ni wa muntu witwa ngo ni inshuti yawe. Yewe buriya anytime winjira on my life ukiyita inshuti yanjye I checking well. Umuntu mwegeze kunzanira ubunyobwa buriya ndi mu bantu bazi gucekinga uri kumva fatanyije n'umwuka wera kuko ndi jyenyene ntago nta kintu nakigezaho. Uzacunge wa muntu ubo witonda inshuti yawe akaza agahita azana ubunyobwa do
muri iki kiganza akaza yigira cyane afite ubundi akira akaguhereza ubwaga tekinoloji uzaperereza uri kumva ntaguhe nibura ngo baguhe kubwo yari ari kurya akaba afite hano kugira cya hano harimo tekinoloji uri kumva sibyo kimwe ubwo ndagira ngo nyine nandi kugira Claude inama amanza asuzume aba bantu abo bitwa friends sibyo uko abizi ko nta nshuti agira nyayo hari ukuntu umuntu aza akavuga ngo ndi inshuti yawe we bantu niga yawe uri kumva ntago nkuye ubushuti sibyo ariko c'est vrai njye umugore wanjye ndamukunda ariko simwizeye niwe mereye nuko niba ari umuntu nkunda ndamukunda ariko I didn't trust her ntago mwizera ubwo ready urabizi ko nawe mu bantu nkunda barimo ariko I didn't trust you bimugiye kuri kamera kuko les ennemis donc les amis ennemitiques sibyo izi shuti z'abanzi bawe ubundi abandi bo babi niba bagushyira abanzi kuko umwanzi ubumuza ari hariya mukina jongere nta kintu yagukoraho inshuti zawe rero nizo zishyira umwanzi amakuru buriya muri spying uri kumva harimo abo bita double agent ni umuntu ushobora guspyingira igihugu kimwe mu kindi kandi n'ikindi agispyingira ngabo abantu Claude akwiye kumanza kugira gutekereza kuko nawe yababebereye ko ari abantu bari bazi ko Claude ari inshuti yabo kandi ari ujya no kubatanga yes abo zaba mbere abandi ba kabiri akwiye kumanza kuza n'amaso ubwo ndi no kumubwira nibwira nawe nkubwira wowe dukurikiye na Evode nawe mubwira sibyo buriya hari abo bita uri kumva competitive enemies uri kubumva ubu nta muntu n'umwe wakugirira ishyari ari umukanishi amuhuriye he ubwo aba competitive enemies ufite nabahe nabumvise uri kumva hejuru cyane ngo TV official donc ahantu harimo ibintu nk'ibyo ngibyo sibyo Claude nawe akwiye kureba competitive enemies sibyo yego n'abandi birwana bahora ngo mu ngendo za buri munsi zidashira sibyo abandi banakwiye kwicara kwitorwa ni kumugira inama kugira ngo niyumva inama azikurikiza manza kuri atasi arebe ikipe ari gukina nayo yariyo uri umuntu ashobora kugukoma uri kumva akangubwire abo bitwa competitive enemies kuntu bakora nkunda kwakira telefone ngo mwana ngo ndabona ngo kuri yadahahiye sinzi nawe ujye ubyakira wabakoze nk'ikiganiro ngo evo ngo ndabona ngo hahiye uri kumva umuntu nimukorana mu kazi nimusanzwe muganira bya hatari ukajya kumva kama Robert salamu umeze utemeze neza ariko ngo mwana ngo muri no minsi ngo ndikona bitawe njebwe barari kunyujemo cyane wati karibu mwene data ndakwemera ariko ndabizi kuri umukompeteta sibyo uwo rero ari muri ba bantu banagama amazi mu bintu byawe niba ari umuriro uvuye kurahura akaza kanagama amazi suranga kuri Elize nutangazwa no kubona channel ye mu minsi mike strike nk'eshatu zuzuye kazimukubita no ariko rero kankubwiye amagana uvuza ko kantu na Bosco ninjoro yakavuze yego mu kiganiro yakoze ufite reka nkubwiye ngo Elize nawe ari gukora amakosa kandi azikajya ziza abandi bantu kuko tuvugisha ukuri Elize ari mu bantu numvisheho utanga strike ku bandi ba YouTubers kandi kubera iki wenda ushobora gukata nk'aka video ukagakoresha kwa kuri uko tujye twiyaranja ukabakata aka video ukagakoresha uru abantu benshi yagiye bakubita ama strike uyu munsi ari gukoresha video z'abandi bantu nuvuga ngo atitonze nawe ahantu ashobora kuza kubakubitirwa kandi bahita bamurangiza par seconde mu kijyanye n'imitekerereze sinzi impamvu atabanje kugitekerezaho mu kijyanye n'imitekerereze nuko wajya gukoresha mutabaza akabivuga nabi hari icyo bita dimension mentale sibyo ikintu kikubwira ko umuntu muri kuri level in dimension mind sibyo nuko ashobora kugushyiraho attack uri kumva nawe ugahita umwishyura bingana nuko nawe angana ubwo mu yandi magambo level y'imitekerereze ya Elize it's the same ni ya Pastor Claude ngo akagero gatoya buriya umuntu witwa Murungisabe ukuntu ntenge nigira ku muntu icyo ashoboye nkagikunda icyo adashoboye nyine ntago abagishoboye
hari ukuntu aba YouTuber abarusha dimension y'imikorere ya experience kuko ari umunyamakuru sibyo mu minsi yashize abanyamakuru baritereka pararara yaravunitse bamuvunnye akaguru asigaye agendera mu mbago harerere arabihorera hashize nk'amezi 2 agenda yitereka ikiganiro afata frame yose uri kumva sinzi icyo bita dimension sibyo afata frame yose amaze gufata frame none akajya agira gute kaguru kugira ngo abereka ko nta no yabasubize uri kumva iyo ukinnye sometime n'umuntu utari kuri level yawe mu mitekerereze ikina kumarira kingana n'icyo Abrahamu Sara yamumariye sibyo muri za enemies hari yitwa destiny enemies na abantu barwanya uri kumva icyo uzaba cyo sibyo icyo uzaba cyo buriya muri destiny enemies za Pastor Claude harimo n'abashaka kumusenyera umuryango kandi nareba nabo zasenyuka cyakora byo sibyo hari ukuntu buriya Pastor Claude ntago arabimenya hari simbizi ariko ntago nkurikije imyaka afite arabizi njya mbona abantu umuntu akaza aragahita yitereka abana n'ujuje inzi nkoze ibi ngibi iwacu i Rwanda mwana buriya dufite imico igiye itandukanye sibyo iyo umwana wavugiye Butare umubwiye ko kadasitire ebyiri uzujuje aravuga ati sha 3 tuvukana ndamenamo amazi uri kumva kandi burya yanayamena mugabo umwe witwa Vitali twakoranye ikiganiro ngo turi gukora kwitwa kuri Mama Vanessa turakora tugezemo hagati isanga ndi mu nyungu ze mubwira ijambo rikomeye navuga ni Vita turekera izi nkoni turi guca zishobora kuzadukubita ubutaha ari he mwatutanyaga ikiganiro uri kumva niba ari Robert bari kuvugaho ukurasa ari hano haruguru kuri Beka avuga ati ntago arasohoka mwana uretse amandazo wamaraga gutirimuka umaze kuvuga ibya gahita zana noneho kuvuguruza direct ugusenya urumva umwuka wa Maria Samantha uri kumva utandukanye n'uwa Nyabingi wa ruguririya iba yabusanije rero abantu mudukurikiye abantu benshi izi ntambara mu Rwanda uri kumva z'umubiri nta kintu uzabamaza mugabo umwe umwigisha amategeko kagasitore naragakunze yaraje abaza umwami Yesu ngo amugerageza Evo aramubaza ati mwigisha ko nubahirije ibintu byose nkora iki mwami Yesu ati kurikiza amategeko yose ndayazi ahubwo ari rijya rincanga irihe ati itegeko rivuga ngo wubahe Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose sibyo kunde mugenzi wawe nk'uko ugize gute wikunda mbwira itegeko rirancanga mugenzi wanjye ninde noneho Yesu ahita amureba kuko areba byose asanga atari kumubaza kugira ngo amenye mugenzi we ahubwo ari kumubaza kugira ngo amutege iki umutego aramubwira ati hariho umuntu wavaga i Yeriko ajya Samariya ageze mu nzira abambuzi baramutega baramukubita bamumerera nabi hanyuraho umurewi arakikira arigenda hanyuraho umutambyi arakikira arigendera hanyuzeho umusamariya amugirira neza amukorera byose arishyura rikumva yego pakamwomoye aramubaza ati mugenzi w'uwo muntu nuwuhe ati nuwo wamugiriye neza nawe genda ube gutyo buriya hari igihe abantu bashyamirana nakubwiye ngo bari gupfa ubusa nka beef ugasanga umuntu ari kubwira abantu ngo nge kanaka ntiyankoreye gutyo kanaka ntiyangenzereje gutyo kanaka ntiyamaye ibi kanaka ntibyagenze gutya warebye ibyo usabwa gutanga ibyo abataraguhaye ko atari ushinzwe urubanza urabashaka yiki Bibiliya ivuga iki iravuze ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira aba ari byo namwe mugira gute mubagirira ibyo umuntu abiba rero nibyo agira gute ibyo asarura imbuto ya Pastor Claude azayisarura ndetse n'imbuto Elize ari kubiba nayo azagira gute azayisarura
natwe ibi turi kubiba natwe tuzagira gute tuzabisarura niyo mpamvu dukwiye kwitonda. Reka turebe wenda kuri utu tuntu urumva ngira ngo mu bintu Elize yapfuye ntabwo nzi Elize na Claude icyo bapfuye, sinzi icyo bapfuye ntabwo nkizi, ariko gusa nzi ko mu bintu byavuzwe harimo ko ngo Claude ashobora kuba yaragiye amufungishiriza ibyumba by'amasengesho. Yego. Ngira ngo Claude yaranabyivugiye kugeza ubwo yavuze ati n'ahandi uzafungura hose ntabwo bizaguhira. Ubwo urumva bivuga ko yavugaga ati nzakugendaho mpaka. Yego. Gusa nyine nanone abantu bagahita bibaza undi Claude afite ubushobozi bungana iki butuma ibyo byose abasha kubikora. Oya mwijya kure Claude arabufite. Tutagiye kure Claude arabufite. Ariko se ndoretse ko ibintu byari byaracecetse. Kera ngo umugabo bita Nehemiya niwe wajya wubaka. Yego. Yapfa kuba kiyavuye. Oya ahubwo ari ngiye yubaka. Bakaza bakabisenya. Yaravugaga bagahirika. Bagahirika. Ageze aravuga ati ibi ntabyo. Abantu ndafata umwika ariko ni inkota. Ni birabya Elize. Kukerize we noneho nibeho bigeze abona ko bimubangamiye mutamureka noneho agafata inkota akavuga ati akanyafunda ajya nkakunyuzaho. Ntago mubujije kurwana kuri aya rwanya. Niba nkurikiye ikiganiro nawe naza kunyumva ataza kunyumva nabi, sibyo? Yego. Ahubwo tekinike zo kurwana. Sibyo? Yego. Hari udutekinike nigeze kureba filime imwe. Uri kumva? Yego. Mutipe baramufunze bamaze kumufunga. Ashaka aravuga ati nge nta mucamanza nzabona. Ahubwo atangira kwiga iby'ubucamanza niko yabukora, sibyo? Yego. Noneho mu kubwiga agiye mu rukiko akazajya akora utuntu tw'utudeshe nyine turi tekinike. Noneho umucamanza mukuru wa mucamanza umwe ufite ka kanyundo avuga ati harimo utudeshe uri gukora twa tekinike, sibyo? Yego. Utu tuntu ndakubabariye kubera ko utari umunyamategeko by'ukuri, sibyo? Ariko utu tuntu urumva yaravugaga yangiza akavuga ngo mwabibonye ko abeshya kandi ibyo bintu bishinzwe umunuza. Rero na Elize nawe muri tekinike zo gufata inkota nyine urabona ko hariho harimo ibintu byo guca amatwi. Ni ikibazo kiri naho kwirwa kuko sinakubwiye yuko ngewe nuhaguruka kundwanya yaba undwanyiriza ukuri, sibyo? Yaba utandwanyiriza ukuri ubwo nukuvuga ngo ushobora kuza nuza ukambwira ati Robert ndabizi wankoreye ibi n'ibi nzaza hano kuri kamera ni hano nsabe n'abana imbabazi kuko ndi umuntu nambaye kamera y'umuntu, sibyo? Ariko nusoza ukagumya kubirandaho kandi narihani uri kumva nzapfukama hasi nimbo niyo mwijuru itanyumvishe nzajya muri ribu tu sibyo? Ubundi kibi ni nasarize arega haba harimo utuntu twaje ni monetization ako nakambere uri kumva nako kaba karimo sabiri arakubwira ati mora muri ribu ngiye icuro zingaye ku bwa Claude katakomeje se ngo arege nyine niba haba harimo akantu ka monetization. Hako yavuze ko ngo ibirego rwose ngo ikirego ngara kiryamanye ni mu rukiko ngagomba kuzajyayo. Hanyuma se hano ku mihanda yaje ngo tumuha amayide. Tumuha amayide yo yashaka ko tumuha amayide yo kujya kubambisha mwene se usanga beef ni icyo gitekerezo nande arabirarega babapfuye. Ariko ikintu kibi cyabo nuko bakora content bakarenza urugero mwana ari ibintu bakora nta kintu bitwaye ko abantu bakora content uri kumva ako burya abantu barengeje urugero kandi biyambariye isura y'Umwami Yesu barimo ikindi kintu tujye tuvugisha ukuri, sibyo? Pe narakubwiye ngo umuntu uzakora ibi wari wumva nza kuvuga wenda n'urugero mfate nkandera nka Shakira, sibyo? Wari wumva nakoze content kuri Shakira mushaka hiki mbona bihita mwamufite naba mfiki nawe. Ariko umuntu uziyambara ishusho y'Umwami Yesu akaza kumuserereza uri kumva akamubamba ndeba ntabwo nge nzabyemera nyikunda Umwami Yesu. Bakora kubyita ngo ni ishyaka ritari mu bwenge ariko umuntu wese wambaye ishusho yo kwera hakana imbaraga zako ntabwo aba ari sawa. Reka mbwire abantu iki kintu uri kumva nshuti yanjye ndagukurikiye rwose. Iteka ryose igihe uzareba umugogo agatotsi kari mu jisho ry'abandi bantu utamanje kureba umugogo uri mu ryawe you have long ufite ikosa, sibyo? Yego. Buriya
ari n'abandi bantu ngiye kuvuga abandi bantu muri hari ikitwa personalite psychologique. Hari abantu bagira umuntu buteye gutya bishima bakanezerwa ari uko babonye abandi bantu bagize gute bari kubabara bababaye. Hari n'abandi bantu banezezwa no kumva ko bavuga abandi bantu watirimuka gatoya umuvuza akantu gatoya my dear agasara n'abapastor Claude niko bateye. Claude yanezezwa no kuvuga kamanuka gahera kuwa mbere akageza ku ariko kumuvuga niyo kaba ari gatoya abari intambara. agomba guhita arengera izina rye nyine kurengera izina rye ubwo bubaye ikigarasha sibyo uri kumva. Ariko nanone ni mistake umuntu wese uzavuga Claude azaba abaye ikigarasha batari muvandi ni danger sibyo. Arega buriya iyo ufashe ijambo iteka ryose uri kumva yego ukaryita umuntu icyo kintu atari iryo jambo buritesha agaciro wari ubizi yego. Aha inama rero watanga kuri aba bagabo twasoje yaba Elize wenda Claude we sinzi ko turi mugarukeho cyane. Elize inama namugira kuko uyu munsi Kristo atakigendana n'abantu bagendanye bashuranye nka kuri kwa Petero nasubizeho ugutwi. Kristo uri muri we namufasha asubizeho ugutwi ko abandi yaciye sibyo yego. Hanyuma nuwo bakubisa akanyafu uri kumva ubwo abantu batangiye kukamukubita natihana na Nyagasana azashyira hake natisubiraho yego. Ndumva ariyo nama nabagira sibyo. Ikindi Elize nawe ajya arinda ubutumwa donc icyo bita kurinda ubutumwa bwiza sinzi niba kumva icyare cyo habamo no kurinda ubuhamya. Nk'ubu hari ikintu yashyize muri sosiyete yego cya wa mugore ngo niba ngo bazanye amajwi ye hanze sinzi niba ubyibuka n'ubu ahubwo nabonye ayo majwi bayagaruye. Aha iyo nkoni urumva n'inkoni yashyize hanze bamukubitisha. Arega burya abantu bagabura ubutumwa bwiza nabo bakwiye kwitonda sibyo. Ubonye n'umuntu nta kanyafu ari kumunyuza exactly iyo ni imbuto yo kwirinda. Ubundi imbuto yo kwirinda ni ikizi ni ugushaka ikintu cyose cyatuma utajyaho umugayo. Iyo ubutumwa bwiza ubushyizeho umugayo urumva ibyo ari kuvuga nibyo yego sibyo. Claude yaramujujubije ni urugero ngo waye kandi koko mwagiye mubona ibiganiro birenga nka 20 yamukozeho ako kwa ko nafite akanyafu ashwaye gutya adera bagafite gutya ibi nkuru ya Claude birahaye akanyafu karanga. Abantu rero bakwiye kubanza kugira gute ari umudamu umwe twigeze gukora communication tukora communication yazabana bwati ngende umukristo ndamureka muretse ararakana aravuga ati A1 uzambona tu uri kumva ndamuganaho kugira ngo nkubone nakwibonesheje nzakubone utambonye uri kumva aho kugira ngo nkubone nakwibonesheje ngewe nzakubona utambonye bizanyorohera uri kumva kururwana kurusha uko nzemera ko kwibonesha nkaza kurwana hano nafite ubushobozi. Najyaga hari nigera kwaga nk'ikigana ati buretse wowe ntagufite nkamamaga ngati ntago mfite wowe iyo uza kuba ufite n'ubu uri kwandika gutyo mba narakubonye kwa Ezekiel n'abandi bantu. Abantu rero dukwiye kugira gute kurinda ubutumwa bwiza kugira ngo butajyaho iki umugayo icyasha. Yego kurwana n'amateka ni ikintu gikomeye cyane. Ndumva reka ngushimire rero kubw'uyu mwanya yego kandi ntekereza ko nyine niba biri ku muhanda tuba turimo tuvuga ariko nanone birimo amasomo n'inyigisho bigiye bitandukanye. Reka dushimire n'abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao.